ihame rya kabiri, urushako bisaba kubana, kandi atari ukubana by'igihe gitoya, ni ukubana akaramata. Akaramata ni ukuvuga ngo ubudatandukana. Ni ukuvuga ngo ikintu cya kabiri wakora ngo umenye niba witeguye gushakana n'umuntu cyangwa niba mugikeneye igihe cyo gutegereza, ukeneye kureba ni ibintu bingahe wumva mu mutima wawe wibwije ukuri byatuma wowe n'uyu muntu mutandukana. Kubera ko Bibiliya yavuze ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata. Ni ukuvuga ngo hari ukubana ubudatandukana. Uzabona umuntu muri relationship ariko afite ibintu kimwe bibiri bitatu, biramutse bibaye cyangwa se biramutse bitabaye, wowe nawe muzatandukana. Bivuze ngo niba ugifite kondisiyo z'ibintu wumva byatuma wowe n'uyu muntu mutandukana, ntabwo uragera igihe cyo gushakana n'uyu muntu. Kubera iki? Urumva twese turabigira. Urugero, iyo uri mu kazi ubuzi ngo nibatamemba nzakavamo, ariko ikikubwira ko relationship yawe n'uyu muntu iri special, iri ku rwego koko rwo kubakana urugo, rwo gushakana, nuko ibintu byatuma mutandukana bitangira ari byinshi, bikagenda buhoro buhoro uko muganira, ukaza kugera ahantu hagati yawe n'uyu muntu uvuga nka ya ndirimbo ngo nta cyadutanya. Ni ukuvuga ngo ugera ahantu nta kintu na kimwe kuri uyu muntu utakwihanganira, kandi nta n'ikintu na kimwe iwawe utakwigomwa kugira ngo ubane n'uyu muntu. Aho niho wowe n'uyu muntu mwiteguye cya kindi ngo ni ukubana akaramata. Niba rero aho hantu utarahagera mu mutima wawe, niba aho hantu iyo uganiriye na mugenzi wawe nawe atarahagera, mugishyiraho kondisiyo z'ibintu ibi n'ibi byatuma mutandukana, bivuze ngo wowe n'uyu muntu ntabwo muragera ahantu ho kubana akaramata rwose. Kubw'imbabazi z'Imana, buretse kwiyemeza gushakana n'uyu muntu.